Nongeye kubaha ikaze bakunzi b'umuyoboro Success Mentor, urubuga tubagezaho ibiganiro by'imirerere. Twongeye kugaruka kugira ngo tubakorere ikiganiro cyiza cyane ku mirerere y'abana, hanyuma tubashe kujya duhugurana kandi twubake uburere n'uburezi bwubaka ejo hazaza heza, cyane cyane ubw'abana bacu bagera ku ntsinzi. Mwibuke ko niba ari ubwa mbere mugeze kuri uru rubuga, kuri uyu muyoboro, ni byiza ko mukanda subscribe, share kugira ngo musangize abandi ibiganiro, mukazandika muri comments mutubwira uko ikiganiro mwacyakiriye, uko mwagikunze, impinduka ndetse n'ubuhamya, kugira ngo turusheho kunoza no kuvugurura ibyo tubagezaho, ariko kandi binabahe n'amahirwe yo kuzajya muhita mubona ibiganiro byacu bishyashya twashyizeho kuri uru rubuga, kuko bigaragara yuko ari ingirakamaro cyane nk'uko benshi babiduha ubuhamya. Uyu munsi twifuje kuganira ku kiganiro cy'uburere gifite umutwe uvuga ngo amoko ane y'imirerere y'abana. Amoko ane y'imirerere y'abana. Iki kiganiro nugikurikira neza urabasha kubona uburyo butandukanye ababyeyi bariramo abana cyangwa se abandi bafite inshingano yo kurera, uburyo butandukanye bukoreshwa mu kurera abana, umwihariko wa buri burere, ndetse urabasha no gufata umwanzuro w'uburyo bwiza ushobora guhitamo kujya ureramo umwana wawe kugira ngo azabemo umuntu w'ingirakamaro, w'intwari kandi w'ingenzi, hanyuma ejo bundi uzabe wishimira ko wamureze neza kandi bitanga umusaruro, azabe intwari kandi ingirakamaro. Kurikira kino kiganiro, hanyuma ibindi uragenda ubyunguka nk'uko dusanzwe tukugeza ibiganiro byiza. Reka dutangirire ku nkuru z'ubuhamya. Ubuhamya kandi ni inkuru z'impamo, hanyuma tuze kubona uko twinjira muri iki kiganiro. Dufite inkuru ebyiri dushaka kugusangiza kugira ngo ubashe guhera kuri ubwo buhamya, hanyuma winjire mu kiganiro neza. Inkuru ya mbere ni inkuru y'umuntu twahisemo kwita Esperance kubw'impamvu y'umutekano we, ku cyubahiro tumugomba, ariko turavuga ibiriho, ibyabayeho, mbese ni inkuru y'ubuzima. Turaza kukubwira n'inkuru ya Sekanyambo, inkuru y'undi mwana nawe turi buze kugusangizaho bike bishobora kuguha ishusho y'ibyo tugiye kuganirira, ingaruka y'imirerere ku buzima bw'umwana, yaba ari muto cyangwa ari mukuru. Inkuru ya Esperance. Esperance ni umukobwa twamenyanye nawe afite imyaka 19. Icyo gihe yarangizaga amashuri, yarangije umwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye. Hanyuma rero Esperance akaba umukobwa wavukaga mu muryango w'abana benshi, ariko uwo muryango ukagira ubuhamya buteye butya. Mu gihe cya Jenoside iwabo bashoboye guhunga abishi bajya mu gihugu cy'abaturanyi. Ndibwirinde kuvuga icyari cyo izina kugira ngo nanone wa mutekano tubungabunge. Hanyuma kuko n'abantu bari baturiye umupaka, barahunga, umuryango, papa, mama n'abana bose. Hanyuma bagarutse ntibaziye rimwe, ahubwo papa w'abana, ni ukuvuga umugabo nyir'urugo, yaje mbere. Mu kugaruka mbere yaje gutahukana, ubwo ni muramu we, murumuna w'umugore we. Yari asanzwe agenda mu rugo kwa mukuru we, birumvikana nk'uko bisanzwe, hanyuma baribanira. Hanyuma aho nyina wa Esperance atahukiye, ahungukiye agarutse mu gihugu n'abana be, kuko yari afite abana benshi barimo n'abakuru, ndetse Esperance uwo tubabwira akaba yari umwe mu bana batoya, basanga se yarongoye nyina wabo. Nyina wa Esperance byaramubabaje birumvikana. Hanyuma ndetse ikirushijeho kuba kibi ni uko uwo mugabo we atabashaga no gukurikirana inshingano ze ngo amenye ba bana bazanye na nyina, yita kuri rwa rugo rutoya n'abana, abandi asa n'aho abataye. Bakagirana amakimbirane, akajya asahura umutungo, ndetse bakagirana ibibazo bisa nk'aho bamukumiriye mu mutungo w'urugo. Nyina wa Esperance rero mu kurera abo bana wenyine n'agahinda, akababwira amagambo yo kwirwanaho, ariko ijambo ry'ingenzi yababwiye Esperance yanazirikanye, ryanatumye aba uko yagiye aba cyangwa se agaragara n'igihe twamumenye. Yarababwiye ati, bana banjye murabona ko nta so mufite,
mugomba rero kwirwanaho mukimenya. Urumva yari umwana mutoya ugitangira kwishakisha. Esperance rero nabwo igihe twamenyaniye nawe ubwo muri iyo myaka y'ubuto n'ubugimbi nako y'ubwangavu, yari kishakisha, ariko ubwo buzima yari yaraciyemo bwo kubaho nkaho nta se afite, urumva ko hari ikuntu bwamuhinduye. Yakuze rero ari umukobwa witwara nk'abahungu, ari umukobwa wirwanirira, ari umukobwa ushaka gukora cyane, ari umukobwa ukurikirana icyo ari cyo cyose cyamuzanira inyungu, ariko ikibazo kikaba kuba atagiraga rutangira, adashobora kuvuga ati nubwo hariya hari inyungu yahaturuka ariko hari n'imitego nshobora kugwamo. Yaje kumenyekana mu mukino umupira w'amaguru, aho yigaragaza nk'umukobwa ushoboye, ndetse kugira naho atera impaka cyane bakibaza niba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu. Ubu ni ubuhamya twahawe n'abantu bamuzi ndetse bagiye bamubona kenshi. Hanyuma ariga, ariko agashyira imbaraga muri siporo cyane, akabana n'abantu batandukanye mu bya siporo, ku buryo ndetse n'amasomo atayahaga agaciro cyane, kuko asa nkaho yatekerezaga ko umupira w'amaguru aricyo kintu gishobora kuzamuzamura. Yaje gukura aratsinda akora ikizamini gisoza icyiciro rusange. Esperance ntiyagira amahirwe yo kugitsinda kuko yari afite umuterankunga wamwishyuriraga, ashobora gukomeza mu mashuri yigenga, aba ariho yiga ararangiza, aza kubona impamyabumenyi ku bw'amahirwe. Ariko inama yabonaga z'uko yashyira imbaraga ku masomo ataretse yenda n'ibyo gukina, ntabwo yasa naho yazitagaho, kuko yari umuntu nyine bwa burere nyina yamuhaye za nama, bisa nkaho muri we yumvaga ko agomba kwirwanaho akishakira ibisubizo. Ariko birumvikana yuko hari ibintu atari yarabonye by'ibanze, kumubwira kirazira, ibindi bireba umukobwa ntakora ibi, ntabwo yarabifite cyane. Yaje kurangiza abona impamyabumenyi nk'uko twabivuze, ajya mu byo gushaka akazi, akagenda abona akazi gatandukanye, ibiraka, kandi kazi kwikorera, abaho gutyo. Akahari amahirwe yagiye abona akapfusha ubusa kuko atashoboraga kumva agaciro kayo. Hanyuma igihe kiragera aza gushaka umugabo bamarana amezi 10, hanyuma arasenya, atandukana n'umugabo we, ajya ku bukwe. Hanyuma ubwo nyuma yo kuba mu rugo aza kubyara, abyaranye n'undi mugabo atari wa wundi bashakanye. Birumvikana birangira bite? Birangira abaye umuntu unaniwe n'urugo, y'amashuri ntiyashoboye kugera kure, yari afite amahirwe menshi, wa mupira w'amaguru hari aho atageze, birumvikana, hamwe n'imyaka. Ariko ubu tuvugana, nyuma yaho yaje kugira ibyago bikomeye byo kurwara icyorezo cya sida. Binumvikana inzira yacagamo, aho ni naho yagiye agira ibibazo. Aha rero twibuke aho twari tuvuga ijambo yabwiwe n'umubyeyi we akiri muto: mujye mwirwanaho, nta so mufite, mujye mwimenya. Indi nkuru dushaka kubabwira ni y'umwana w'umuhungu twahisemo kwita Sekanyambo kubera impamvu z'umutekano, kuko izi nkuru tubabwira ni inkuru mpamo zabayeho. Sekanyambo ni umwana twamenye yiga mu mwaka wa mbere, akaba umwana wari ufite ibibazo by'imyitwarire, cyane cyane kwimenya, kugira gahunda no kuba mu murongo w'ishuri, ndetse no gukora inshingano ze. Igihe kigeze, ishuri ritumye ku mubyeyi we kugira ngo baganire ku burere bwe n'ibibazo agira. Wabonaga ari umwana utagira isuku, ukunda kwibagirwa, ukunda kujugunya ibintu, mbese ukabona mu by'ukuri si umwana mubi, ariko inshingano rwose ni ikintu kimugoye. Hatumijweho ababyeyi be, habonetse umubyeyi we umwe, ni nyina umubyara. Mu gihe yaganiraga n'umwarimu amubwira ukuntu nyine umwana agira ibibazo byo kugira inshingano, gufata inshingano, kwiyitaho, ubona ko aba ari mu kajagari no mu kavuyo, icyo nyina yabwiye mwarimu kiratangaje. Yaramubwiye ati: ahubwo ikigusetsa, uyu mwana ni we ahubwo ufite inshingano, unitwara nk'umuntu mukuru no kurusha abakuru be. Mwarimu arumirwa ati: gute se kandi ntabibona? Ati: buribaza ko uyu mwana ku myaka ye 12, ati buriya niwe uba mu rugo wenyine, njye na se dukorera mu ntara. Birumvikana ko uwo mwana iwabo babaga i Kigali, njye na se dukorera mu ntara, tuboneka gake cyane nka rimwe mu kwezi, tumusiga mu rugo, tukamusigana n'abakozi, tukamusigira amafaranga y'ibintu byose azakenera, ayo azategesha agiye ku ishuri, ayo guhaha, ibintu byose tugasanga bishyize ku murongo. Mwarimu acyumva ubwo buhamya bw'umubyeyi wa Sekanyambo,
akibuka n'ibibazo yamuturaga, ahubwo yasanze koko umwana ahubwo nta katagira. Aha wakwibaza uti ese koko iyo mirerere yafashaga uwo mwana, ese intego ze yazigiragaho? Ababyeyi bo bamubonaga nk'intwari bakurikije imitwaro bari baramukoreje, ariko nawe ku ruhande rwe hari ibitagendaga neza yarwanaga nabyo. Aha rero niho twashatse kuganira dushingiye kuri ubu buhamya. Niba wakurikiye izi nkuru ebyiri tumaze kukugezaho, inkuru ya Esperance n'inkuru ya Sekanyambo, ndibaza ko ako kanya wahise ujya mu mwanya umwe cyangwa undi ugatekereza uko ubana n'abana bawe, amagambo ubabwira, n'ukuntu bigenda bibaherekeza mu buzima bwabo mu myaka y'ubuto ndetse no kugera bakuze, cyane cyane nka Esperance twavuze no mu buzima bwe ageze mu rushako nuko byagenze. Hanyuma rero buriya kurera abantu babikora bitandukanye, ariko hari umurongo ugaragazwa abantu bashobora guhitamo, kandi hari uburyo butandukanye abantu bashobora guhitamo. Reka rero dushingire ku bintu bifatika. Hari ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'1960 bukozwe n'umubyeyi wari inzobere mu by'iyigamitekerereze ry'imikurire witwa Macoby Diana. Ni umunyamerika. Icyo gihe yakoraga mu kigo cy'ubushakashatsi gishamikiye kuri kaminuza izwi cyane ya Harvard. Aza gukora ubushakashatsi ashaka kureba uburyo butandukanye abantu bareramo. Muri icyo gihe rero yadukanye uburyo butatu bw'ingenzi yasanze ababyeyi batangamo uburere, ari nabwo tugiye kubasangiza, ariko turaza kubabwira n'ubwa kane bwaje kwiyongeraho bitewe n'abandi baje gutera ikirenge muke bakamwunganira bagakora ubundi mu 1943. Uwo mudamu w'inzobere mu by'iyigamitekerereze ry'imikurire, ikizwi nko mu ndimi z'amahanga developmental psychology, nko kubize amasomo y'uburezi n'abumva ururimi rw'icyongereza, yatahuye ko hari uburyo butatu bw'ingenzi. Muri icyo gihe birumvikana yabonye abantu bakoresha barera, ariko ku rwego rw'isi, kuko n'ubushakashatsi yakoze mu buryo bwagutse. Hanyuma umwanzuro w'ubushakashatsi ugaragaza ko ubwo bushakashatsi cyangwa se iyo mirerere idashingiye ku gihugu, aho abantu bari, ahubwo ari nk'ibintu abantu bahuriyeho ku isi yose y'ababyeyi. Uti ni iyihe mirerere? Yagaragaje rero ni nk'amoko y'ababyeyi mu kurera. Ubwoko bwa mbere yagaragaje umubyeyi w'igitsire. Umubyeyi w'igitsire ni ukuvuga ngo ni uburyo bumwe umwana ashobora kurerwamo mu gitsire. Agaragaza ubwoko bwa kabiri bw'umubyeyi w'igitsure, hanyuma agaragaza n'ubwoko bwa gatatu bw'umubyeyi ntacyo bitwaye. Aha ni mu 1960 nibwo yamuritse ubwo bushakashatsi, hanyuma aza kugenda abwigisha kandi abantu basanga ibyo avuga ari byo. Mu 1983 hari bagenzi be baje kumwunganira, birumvikana bamurikiwe nawe niyo ntambwe. Harimo umugabo witwa umudamu witwa Elena ndetse n'umugore witwa Elena n'umugabo witwa John Martin. Nabo ni abahanga mu by'imitekerereze bigishije no muri kaminuza. Abo baje gukora ubushakashatsi mu 1983 bashamikiye kuri ubwo bwa mbere bwari bwarakozwe na wa mudamu twababwiye Diana. Hanyuma Diana Baumrind, ngira ngo niyo mazina ye, wa wundi wa mbere Diana Baumrind niyo wagaragaje uburyo butatu bwa mbere. Hanyuma Elena Macoby na John Martin mu 1983 baza guhera kuri ubwo bushakashatsi bwe batahura uburyo bwa kane nanone bushobora gukoreshwa mu kurera. Ubwo buryo rero babwise umubyeyi katabirora. Ni ukuvuga ko tugiye kukuganiriza ku moko ane y'imirerere, ariyo umubyeyi w'igitsire, umubyeyi w'igitsure, umubyeyi ntacyo bitwaye n'umubyeyi katabirora, nk'uko twakweretse imvano y'izo nyito n'ayo moko nk'uko byaturutse mu bushakashatsi twakubwiye. Ubushakashatsi bwa mbere bwakozwe mu 1960 bukozwe n'impuguke mu by'iyigamitekerereze ry'imikurire y'abana, ari we Diana Baumrind. Hanyuma na bagenzi be baje gutera ikirenge muke, arimo Ellen Macoby nawe yari umudamu, hanyuma n'undi mugabo witwaga John Martin, bose nabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ubushakashatsi bwabo
ntabwo bushingiye ku mugabane uyu n'uyu, ahubwo byagiye bigaragara n'abandi bashakashatsi n'izindi mpuguke bemeranya nabo, kandi ko ari uburyo bugaragara ku rwego rw'isi budafite umupaka. Aha rero ndagira ngo utege amatwi ukurikire, niba wamaze gukanda kuri subscribe ukaba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu, kugira ngo ntuzajye ucikwa n'ibiganiro. Urumva buri bwoko uko buteye, ibyiza n'ibibi, n'icyo bushobora guhindura ku mwana. Uraza guhitamo uburyo bwakunogera ukurikije icyo ushaka ku mwana wawe. Duhereye ku buryo bwa mbere twise umubyeyi w'igitsire. Umubyeyi w'igitsire ni uburyo umwana arerwamo mu gitsure gikabije n'umujinya n'amahane, nta kiganiro agirana n'umubyeyi we. Umubyeyi w'igitsire aba azi ibyo umwana agomba kubahiriza, aba azi amategeko umwana agomba gukurikiza, ariko ntabona umwanya uhagije wo kwicarana n'umwana ngo ayamusobanurire, ayamubwire, amubwire ati kino kirazira, ibi ntugomba kubikora, ibi simbishaka, impamvu ni iyi. Oya, we aramubwira ati ntukore ibi, ntugomba gukora ibi, ibi simbishaka, ariko nta bindi bisobanuro amuha. Uko yitwara mu mubano we n'umwana, ni ukuvuga ngo ni ikosa n'ibihano. Umwana yakoze ikosa akarenga kuri rya tegeko yamubwiye, cyangwa atanamubwiye ko n'igihe atayamubwira, umwana yibuka ko yakoze ikosa kubera ibihano ndetse biremereye. Ni umubyeyi rero atanga iby'ibanze, birumvikana ibyo umwana akenera, ariko hari ibyo atitaho cyane cyane. Ntabwo yita ku byo umwana akeneye mu rwego rw'amarangamutima, ikiganiro, amatsiko, ibyo ntabyita. Ashobora kumuha amafaranga y'ishuri, akamuha ibyo kurya, akamuha ibyo kwambara, akamuvuza, birumvikana, ariko ibyo gukina, gusabana, amakuru, ntabwo ibyo abiha umwana, kandi hari aho umwana aba abikeneye. Uyu ni umubyeyi w'igitsire. Uko abana n'umwana rero ni uko nguko, ni amategeko, ni igihano. Iyo nta kosa, birumvikana nta gihano. Uyu rero ni umubyeyi uba uteye ubwoba, abana bamubona bagakangarana. Ni hahandi ashobora gutaha umwana agahita yikanga, kabone naho nta kosa yaba yakoze. Umwana rero warezwe muri ubu buryo bw'umubyeyi w'igitsire, cyangwa mu buryo bw'igitsire gikomeye, ni ukuvuga ni umujinya n'amahane. Usanga iyo akuze mu buzima bwe, ni wa mwana ugendera ku mategeko, agendera ku mategeko cyane, ndetse bisa nkaho yumva ko ubuzima butarimo amategeko butabaho. Ahantu hose ageze ababaza itegeko ryo gukurikiza ni irihe, niko aba ameze. Wakumva ari byiza, nko ku mashuri amwe n'amwe, amashuri afite umurongo w'amategeko, biramworohera, nta bibazo agirana n'amategeko y'ishuri cyangwa abashinzwe ikinyabupfura n'uburere. Ariko ku rundi ruhande, iyo amaze gukura, cyangwa se n'iyo ari mu buzima bw'ishuri, agira ingorane zimwe na zimwe, kuko nkaho agomba kwisanzura, gutinyuka. Uyu mwana warezwe muri ubu buryo, usanga nta cyizere yigirira. Amategeko aba yaramuhahamuye, usanga ari igikange. Ntashobora gutinyuka, aba yibaza ko ikintu cyose atabwiwe cyangwa se atasabwe gishobora kuba ari ikosa, agahita atekereza igihano n'ingaruka. Uyu mwana rero ni uko nguko amera, wakuriye muri ubu buryo bw'igitsire, akurikiza amategeko, ariko ku rundi ruhande akarangwa no kutigirira icyizere, akaba igikange, agahora atinya. Ni wa mwana ushobora guhura n'amahirwe runaka yari gusaba gushirukanya, ugasanga aramucitse kubera kutisanzura. Ndetse hari n'amasomo atabasha kwiga, nk'amasomo amusaba kwisanzura, kwigira icyizere, kugerageza gutinyuka. Uyu mwana agira izo ngorane, kuko nyine uwo murongo ataba yarawubonye. Uyu ni umubyeyi wa mbere, ni uburyo bwa mbere bwo kureramo umwana, uburyo bw'imirerere y'igitsire. Umubyeyi urangwa n'amahane, ibihano bikaze, udasabana n'umwana, utanga amategeko, bayicaniye ibihano, ntasobanure impamvu bayishe n'impamvu amategeko agomba kubaho. Wumvise ingaruka bishobora kugira ku mwana, wumvise ibyiza n'ibibi, ubwo ushobora guhitamo. Ubundi bwoko bwa kabiri bw'imirerere, ni imirerere igaragara ku mubyeyi w'igitsure. Umubyeyi w'igitsure, umubyeyi w'igitsure we ushobora kugira ngo ahuye n'uriya w'igitsire tumaze kuvuga, ntabwo bahuye cyane, nubwo hari ibyo baza guhuriraho. Ku rundi ruhande, umubyeyi w'igitsire ni umubyeyi urera umwana mu buryo ashyiraho rutangira, akamuha amabwiriza, akamubwira ibyemewe n'ibitemewe, akamuha iby'ibanze, niba ari ibyo kurya, kwambara, akamuvuza, ishuri akarimwishyurira, ibikoresho akabibona.
noneho ya mategeko yamushyiriyeho yamubwiye atagomba kurengaho, ya miziro yamubwiye za kirazira, igihe abonye umwanya akamwicaza akamubaza uko atekereza kuri ariya mategeko, impamvu ntimeze kuriya, akamusobanurira ingingo ku ngingo, impamvu yamubujije biriya, impamvu ashobora kumwima runo ruhushya, impamvu amwifuzaho ibi, impamvu akora ibi, umwana agasobanukirwa akumva impamvu y'amategeko. Ibi bifasha umwana kubera yuko niba itegeko ryari ryaramuremereye, iyo amaze gusobanukirwa ndetse abona n'umwanya wo kuba yabaza ibibazo umubyeyi we, burya abana batangiye guca akenge nko guhera ku myaka 11, 12 kujyana hejuru, batangiye no gutinyuka, yewe no munsi y'7, 8, bakunda nabo gushaka kumva impamvu y'ibintu. Iyo rero bamusobanuriye impamvu y'amategeko, hahandi itegeko ryari ryaramuremereye aryijujutira, riramworohera, yumva nawe ko ari ngombwa kudakererwa, kutarogoya mwarimu, kudasuzugura abantu, ko ari ngombwa yenda kudasakuza igihe abantu bakuru baganira, kutabaca mu ijambo. Ni ingero nshya turimo gutanga kugira ngo byumvikane. Noneho rero kandi akarusho k'uyu mubyeyi w'igitsure, birumvikana iyo umwana yarenze kuri irya tegeko aramuhana, kuko mu kumusobanurira aba yamubwiye n'ingaruka, aravuga ati nukererwa bizagenda gutya, nutsindwa bizagenda gutya, dore impamvu bigomba kugenda gutya, nuko nukura ukaba ufite iyi mico utazi ibi ngibi, ntushobora kubona ibi, ntushobora kugera aha ngaha. Ariko kandi usibye kuganira nawe no gusabana, umubyeyi w'igitsure, ubyumve neza, umubyeyi w'igitsure abasha gutega amatwi umwana, abasha guha agaciro amarangamutima y'umwana, abasha kumwitegereza, amubonera umwanya, akabona niba yishimye ndetse akaba yamubaza icyamushimishije, akamenya niba ababaye, akaba yamubaza icyamubabaje, ku buryo bagenda bashyikirana. Burya ubuzima bw'umuntu bugizwe n'ibice byinshi, bimwe mu byo dukunda kwirengagiza ariko by'ingenzi ni amarangamutima. Hari ibintu umuntu aba akeneye mu rwego rw'amarangamutima, atari ibiryo, atari ishuri ryiza, ahubwo kumva ko afite agaciro, kumva yuko nawe ashobora guhabwa umwanya wo gukina, kumva yuko ashobora kubaza. Muri make umubyeyi w'igitsure arera umwana mu buryo amushyiriraho amategeko, umwana akaba azi icyo agomba gukora n'icyo atagomba gukora, icyemewe n'ikitemewe, akamusobanurira impamvu, akamuha ibyo akeneye byose, ariko akamwereka urukundo. Iyo umwana nta makosa yakoze baraganira neza bishimye, akareka umwana akamubaza, bashobora no gukina binyuranye n'umubyeyi w'igitsire. Umubyeyi w'igitsire nta na rimwe ashobora gukina n'umwana, kabone naho umwana yaba ari muto akabirira cyangwa abishaka, kabone naho yaba afite umwanya. Mu mvugo z'ab'iki gihe twavuga ko ari wa mubyeyi uhora wifunze. Hanyuma rero umubyeyi w'igitsure we ashobora gukina n'umwana iyo abona ko umwana aciye akenge, ashobora kubaha ayo mabwiriza yo gukina, amuha urukundo kandi akamuhana iyo yatandukiriye. Umwana rero wakuze muri ubu buryo, dore uko abaho mu buzima bwe n'abandi bana, ari mu mashuri yiga ndetse no mu kazi n'iyo abaye umuntu mukuru, ni wa mwana ubasha kugendera ku mategeko. Amategeko akayagenderaho kuko niyo batayamusobanurira nk'uko mu rugo babimubwiye, ashobora kubona itegeko agahita yumva impamvu yaryo kuko afite aho ahera, akavuga ati iriya tegeko buriya rigamije kuturinda ibi. Ashobora no kubaza kuko aba yifitiye icyizere, niba yaraganiriye n'umubyeyi we, yaraganiriye na se cyangwa na nyina, akaba yabaza, ashobora kubaza n'umuyobozi w'ishuri, ashobora kubaza mwarimu we, kuki mutubuza bino? Akabyumva, akora ibyo azi, yigirira icyizere, abasha kubahiriza amategeko. Ni wa mwana ufata inshingano ku buzima bwe ndetse n'ubw'abandi, ni wa mwana ushobora kwibutsa abandi yuko ibintu barimo gukora bitabafitiye umumaro, bifite izi ngaruka, ndetse rwose akaba yajya mu mwanya w'umuntu mukuru. Uyu ni umwana rero wararezwe muri ubwo buryo bw'igitsure kandi kirimo urukundo. Hanyuma indi mirerere, ubundi bwoko bwa gatatu bw'imirerere, ni imirerere y'umwana mu buryo bwa kata, ntacyo bitwaye. Umubyeyi ntacyo bitwaye. Wakwibaza uti ni umubyeyi umeze ute, arera ate? Ese umwana urezwe muri ubwo buryo aba hate? Ni ibihe byiza agira, ni ibihe arusha abandi, ni izihe ngorane ashobora kugira? Ku rundi ruhande, indi mirerere ya gatatu ni imirerere ya ntacyo bitwaye, ni umubyeyi utandukanye n'aba babiri tumaze kuvuga. Icyo ashyira imbere umubyeyi ntacyo bitwaye, ikintu aba ashyize imbere we ni urukundo rwinshi,
Kuri we yumva ko umwana nta kintu yabura, icyo asabye yakimuha, mbese yumva ko kuba wakangira umwana ikintu iki n'iki ari ukutamuha urukundo, ni uko utamukunze. Ni wa mubyeyi mu buzima busanzwe, ni wa mubyeyi uzaba ufite umwana akamurinda gukora umurimo uwo ari wo wose. Hari ababyeyi muzi ugasanga ni nk'umumama afite umwana w'umukobwa w'imyaka 10, 12 na 15, ntashobora no gukubura. Niwe ukubura, niwe ukoropa, niwe umutekera, yewe akanamumesera. Aba yumva nyine umwana wanjye ndamukunda, nta kibazo, nawe ariga, yenda kuki se namuvuna, ndabishoboye, mfite imbaraga, reka mbyikorere. Umwana akazarinda akura, akaba inkumi, akaba umusore, nta kintu n'iki aze gukora, kubera yuko iyo nyina cyangwa se batabikoraga, ni abakozi bagombaga kubikora. Nta ruhushya yigeze asaba ngo barumwime, nta kintu yigeze yifuza cyo kurya cyangwa se cyo kugira gute ngo bakimwime kiretse kitari mu bushobozi. Iyo ari umuntu ufite amikoro, usanga ari wa mwana ufite ibintu byose. Ahangaha tukivuga aha, natanga urundi rugero rutoya rw'umwana namenye wigaga mu mwaka wa 4, yari umuhanga, hanyuma umwana akarangwa no gusinzira mu ishuri. Umwana yari umuhanga ariko agakunda gusinzira, kenshi agasibunda agakererwa. Hanyuma ishuri riza gufata umwanzuro wo gutumaho umubyeyi we. Umubyeyi we aje bamubajije impamvu umwana ari umuhanga ariko adashobora gutsinda ngo abe uwa mbere cyangwa uwa kabiri, kandi asinzira agasiba kenshi. Avuga yuko akeka ko umwana yaba adasinzira mu rugo kubera ko ashobora kuba arareba filime. Iyi ni inkuru y'impamo yabayeho, nayo ntabwo turi buze kuvuga imyirondoro y'abireba kubera ko ni abantu bariho kandi bashobora kugira aho bahurira n'iki kiganiro. Tugomba kubungabunga umutekano wabo. Hanyuma rero ati uriya mwana rero ishuri aramubaza kubera iki se wakoze ibyo bintu, umwana kumuha televiziyo mu cyumba cye, urabona aracyari muto uko biri kose, ntabwo ubona yuko bishobora kumugiraho ingaruka, kuko utareka ngo ayirebe none igihe kigera uyifunge ajye kuryama. Aterega uriya mwana agira agahinda mu rugo, niwe mwana uhari, mu rwego rwo kumumara ako gahinda nirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyamubabaza. Ndamureka akisanzura ku bintu byose bihari mu rugo, kuko byari ukuri. Umwana ntiyasinziraga, yararaga areba filime, yakundaga filime cyane. Hari n'ubundi buri yagendaga bivuga mu nkuru ze, avuga ko ari hatura agahinda ke. Ku rundi ruhande, nubwo umubyeyi yumvaga ko arimo gufasha umwana we kubera ibyo bibazo by'ubwigunge, ako gahinda, harimo n'ibikomere by'umuryango hagati y'umubano w'ababyeyi, ariko byagiraga ingaruka mbi ku mwana. Uru ni urugero rwiza rw'umubyeyi wa ntacyo bitwaye. Twavuze ko ari wa mubyeyi utagira icyo yima umwana, amwemerera byose, amuha urukundo rwinshi, ntazi icyitwa igihano. Yumva ko guhana umwana ari ukumubabaza. Kuki se nakwibabariza umwana? None wakwibaza uti ibi se si ibintu byiza gukorera umwana wawe? Umwana ko umukunda, umubyeyi agomba gukunda umwana, nibyo, ariko se gute? Reka turebe noneho ingaruka umwana warezwe muri ubu buryo zishobora kumugeraho, ashobora guhura nazo mu buzima bwe akiri muto ari na mukuru. Mu buzima busanzwe, niyo ari kumwe n'abandi, umwana warezwe mu buryo bwa ntacyo bitwaye cyangwa warezwe n'umubyeyi ntacyo bitwaye, usanga ari wa mwana wisanzura. Iyo nta bindi bibazo afite, yenda bitandukane gato n'uwo nguwo wari ufite ibindi bibazo by'ubwigunge n'agahinda, yari umwana ufite ubuzima bwiza, nta zindi ngorane, yakuriwe muri uwo murongo wa ntacyo bitwaye, arangwa no kwisanzura cyane bikabije. Ni umwana udashobora gukurikiza amategeko, kuko kuri we nyine yakuze azi ko ibintu byose byemewe keretse itadashaka. Ni wa mwana ushobora kuva mu rugo akagenda nta muntu mukuru amenyesheje. Ni wa mwana ushobora kuva mu kigo akajya iwabo nta muntu yabwiye ko arumva arabyemerewe. Muri make ni umwana udashobora kugendera mu murongo, kandi nk'uko mubizi twese, kuva ku muntu mukuru kugera ku mwana, isi tubamo, umuryango mugari tuzi nka sosiyete, ugira amabwiriza n'amategeko abigenga, kandi buri wese arabikurikiza. Kandi iyo byakunaniye, ingorane urazizi. Niyo mpamvu hari gereza ku bantu bakuru, niyo mpamvu hari izindi ngaruka nko kuba wakandura indwara, abakobwa gutwara inda, abahungu kujya mu biyobyabwenge, kandi bikagira ingaruka ko bafunzwe n'izindi ngaruka nyinshi. Uwo mwana rero wakuriye muri uwo murongo wa ntacyo bitwaye, ntashobora gukurikiza amategeko y'itsinda iryo ari ryo ryose arimo, y'umuryango wose agiyemo. Ni umwana mbese kuba yarererwa mu wundi muryango utari uw'ababyeyi we byamugora. Ni wa mwana udashobora kuvuga ngo wamurera, ntiwamushobora kuko ibyo wamumenyereje nta muntu wabibona, ntiwamurerana n'abandi. Rimwe na rimwe uwo mwana hari igihe yikunda, aba yumva ari ikirenga.
Noneho ku rundi ruhande ingorane agira uyu mwana usibye kutabasha gukurikiza amategeko no kugera mu murongo, ni umwana uba mu kavuyo. Ntabwo ashobora gufata inshingano ku buzima bwe. Yumva ko ibintu byose bigomba kuba biteguwe, bimuteguriwe. Ntabwo yumva yuko hari icyo agomba gukora, ikintu cyamubabaza cyamubangamira oya. Uyu mwana rero nawe agira ingorane iyo akuze, ni wa mwana utabasha kugendera mu murongo, ntashobora gufata inshingano ku buzima bwe. Ni wa mwana usanga akenshi ari ikibazo na bagenzi be bakaba bamuseka. Ni wa mwana mbese mu mvugo abantu bakuru bashobora kumva utazi gutandukanya icyatsi n'ururo, yenda ku bato bakurikiye udashobora gutandukanya ikibi n'icyiza. Ni umwana kandi nawe hari aho agira ntiyigirire icyizere, kubera yuko ntaba yarabonye inama zihagije, ntaba yarabonye amategeko, ntaba yarasobanukiwe, ntaba yarabwiwe icyo ategerejweho, aba yaragiye akora ibintu uko abyumva uko abishaka, hanyuma ukajya usanga arimo gutungurwa n'uko ikintu yakoze, icyo yavuze, abantu bakigizeho ikibazo, bamurakariye, bamugaye, bamusetse, ntabyumve. Rimwe na rimwe ashobora kugira nk'ahantu rwose ugasanga haramubihiye kandi nta kibazo hari hafite, ahubwo ari we utigeze ategurwa mu kubana n'abandi. Ubu ni ubwoko bwa gatatu tumaze kukubwira bw'imirerere y'abana, aho tubona umubyeyi ntacyo bitwaye, wemerera umwana ibintu byose, umuha byose, utazi kumuhana, utamucyaha, utagira rutangira ngo agire ibyo amukumira amuha amabwiriza, ariko bikazarangira ananiwe gufata inshingano, atagendeye mu murongo w'abandi, adakurikije amategeko. Wa wundi kuba wamurera ahandi hantu byagorana, umubyeyi wadahari, ni ibibazo, ni wa wundi uteza ibibazo. Hanyuma ubwoko bwa kane ari nabwo bwa nyuma muri aya moko y'imirerere turimo kubaganirizaho, ari nabwo bwavumbuwe n'abashakashatsi ba nyuma, Elena na Martin. Ni ubwoko bw'umubyeyi witwa katabirora. Katabirora. Wakwibaza uti kuki uwo mubyeyi yiswe katabirora, cyangwa se ubwo buryo bwo kurera umwana mu buryo bwa katabirora buteye bute? Se hari umubyeyi warera umwana ari katabirora? Iki ni ikintu wahita wibaza, ariko tugiye kugisobanura. Reka tubanze turebe umubyeyi katabirora mu mirerere y'abana. Ni umubyeyi umeze ate, uteye ate? Katabirora ni umubyeyi utanga iby'ingenzi, bike cyane by'ingenzi ku mwana. Tuvuge niba ari ifunguro, akabasha guteganya ko ifunguro umwana azakenera rihari, nubwo ryaba ridahagije rimwe na rimwe, cyangwa se rikaba rihagije bitewe na mikoro. Yenda ibyo kwambara bikaba bihari, uko bizagenda ibyakurikiraho ibyo ntabyinjiremo. Kwiga akavuga ati yenda ishuri namushyize mu ishuri, ibyo kumenya uko aba mu ishuri ibyo ntibimureba, si ngombwa. Noneho ikigeretse kuri ibyo, agafata inshingano yakabaye afata nk'umubyeyi, cyangwa zakabaye zifatwa n'umuntu mukuru, akazigereka kuri wa mwana. Mwibuke umwana twababwiye mutoya iwabo basigaga mu rugo, bakamuha inshingano zo kumenya abakozi, kumenya guhaha, kujya ku ishuri, kwitegera, mbese nk'umuntu mukuru kubera ko ababyeyi badahari. Urwo ni urugero rwiza rw'umubyeyi katabirora, aho akora bikeya ibindi akabiharira umwana, kugira naho amuharira inshingano ziremereye zitari ku rwego rwe, hatitaye ku myaka. Muzi mwese abana bakora imirimo ivunanye, barera bagenzi babo, bajya mu bibazo by'abantu bakuru kandi bafite ababyeyi. Iyi niyo shusho y'umubyeyi katabirora. Akemura bike by'ingenzi, ibindi akavuga ati umwana nawe azirwaneho. Nanjye narakuze, nanjye nirwanyeho, ngana gutya, nakoraga ibi, nimeseraga ibi, nari yisuriye, njye nize niyisurira. Yego, ariko ushobora gusanga ibihe byawe n'iby'umwana atari bimwe. Uburyo wigaga, uburyo wisuraga n'ubwo umwana arimo harimo itandukaniro. None rero reka turebe, ese ni iki cyatuma umubyeyi arera umwana we muri ubu buryo? Nk'uko byagaragajwe n'abagaragaje iyo mirerere mu bushakashatsi bwabo, Elena na John Martin, impamvu batanze zatuma umubyeyi ashobora kurera umwana mu buryo bwa katabirora ni ebyiri z'ingenzi. Iya mbere, bagaragaje ko bishobora guterwa n'ingorane z'ubuzima umubyeyi abayemo, zishingiye nko ku kazi akora, akorera kure. Nk'ubu murabizi ko mu isi turimo, aho isi yahujwe ikamera nk'umudugudu, hari nk'ababyeyi bakorera hanze y'igihugu, bataha rimwe mu mwaka cyangwa se kabiri, abandi bakorera kure. Uwo mubyeyi ntabwo afite uburyo bwo kumenya uko umwana yatashye, niba hari uwamuhutaje, niba hari ibitekerezo bibi, niba hari imico mibi.
aho kuri urwo ruhande ahita aba akatabirora. Impamvu ya mbere ni imibereho igoranye, aho akazi gashobora gutwara umwanya munini cyane w'umubyeyi, umwana akaza ari nk'inyongera, ari nk'inshingano y'inyongera aho kuba inshingano y'ibanze. Indi mpamvu ya kabiri bagaragaje ni impamvu y'ibibazo by'ubuzima, ndavuga amagara, cyane cyane nk'ibibazo byo mu mutwe. Burya indwara zo mu mutwe ziri ukwinshi, cyangwa ibibazo byo mu mutwe umubyeyi ashobora kuba afite nk'agahinda gakabije, bikagera igihe zimwe mu ngaruka cyangwa ibimenyetso akumva ibintu ntacyo bimubwiye. Ashobora no kuba arwaye mu mutwe, indwara zo mu mutwe ni nyinshi, akibaza ko ibintu yabikoze neza ariko atabikoze. Rimwe na rimwe akaba yanahutaza umwana, cyangwa se ububabare bw'umwana kumva ntacyo bumubwiye. Hari indwara yo mu mutwe ituma umuntu ashobora no kwishimira ububabare bw'abandi, kutabasha kumva kundi afite ikibazo cyangwa ububabare bw'undi ari ikibazo. Uko byagenda kose, impamvu yose yabitera, umwana warezwe muri ubwo buryo n'umubyeyi katabirora, dore ingaruka ashobora guhura nazo mu buzima bwe. Ariko mbere ko tuvuga ingaruka, reka tubanze tunababwire bimwe ashobora kugeraho, cyangwa se ubushobozi ashobora kugira, kuko burya ibintu byose bigira ibyiza n'ibibi. Umwana warezwe muri ubu buryo ni wa mwana ushobora gukura yirwanaho. Ikibazo ahuye nacyo nta muntu atekereza uri buze kugikemura ngo aririre cyangwa ajye kugitura. Ni wa mwana ushobora kugira ikibazo akabana nacyo, n'abantu babana nawe yewe n'inshuti ze ntizikimenye, kuko aba yumva igisubizo niwe uzakishakira, kuko n'ubundi n'ibindi bibazo byose niwe ubyikemurira n'ibigoye, ndetse hari aho yisanga ari mu rwego cyangwa mu ruhande rumwe n'ababyeyi bakemura ibibazo by'abantu bakuru. Ni ukuvuga ashobora kugira amahirwe yo kugira ubushobozi bwo kwirwanaho, kwimenya, gufata inshingano ku buzima bwe. Ugasanga ni wa mwana utazi gutegera abantu amaboko, wicira inzira mu buryo bwose. Rimwe na rimwe birumvikana zaba inziza n'imbi. Ibi ni nk'ibyakumvikana nk'ibyiza uwo mwana ashobora kugeraho kubera ubwo buryo, ariko ku rundi ruhande hari ibintu bimugora mu buzima bwe. Icya mbere mu bimugora ni uko uyu mwana utaba waragize umuntu mukuru umuba hafi ngo amusobanurire ubuzima uko buteye, ikibazo yahuye nacyo amubwira impamvu, amwereka inzira, amwigisha gushyira mu gaciro. Hari aho agera nyine ubushobozi bukanga. Arangwa n'urujijo mu bintu bimwe na bimwe, kuko muri kwa kwishakira inzira no gushaka ibisubizo ntabwo aba arakagira inararibonye. Nubwo hari ibyo anyuramo mu bibazo akagenda agira ibyo yigiramo, ariko inama burya z'abantu bakuru b'inararibonye ni ingenzi cyane mu guha umwana umurongo. Niyo yagira impano akamenya nibura uburyo bunoze bukwiriye agomba guhitamo mu gukemura ibibazo. Kimwe rero mu bintu bigora uwo mwana warezwe mu buryo bwa katabirora ni urujijo mu bintu bimwe na bimwe. Ashobora kutabasha kumenya ngo iyi nzira niba ariyo nagomba gushakiramo igisubizo, ariko ishobora kugiramo izi ngaruka. Mwibuke urugero inkuru nanone ya Esperance twababwiye mu ntangiriro, wakuze yarabwiwe ko agomba kwimenya kuko adafite se, agakura ameze nk'umuhungu yishakira inzira. Ibibazo yagize, amahirwe, n'urugo rumunaniye, n'ibibazo byo kwandura sida. Ni ukuvuga ko ikintu cyo guhitamo n'ubushishozi ntabwo kiba kiri hejuru kuri uyu mwana. Ikindi ni uko byanga bikunze agira agahinda gakabije, kuko niba arwana n'ibibazo n'imitwaro itari ku rwego rwe, rimwe na rimwe aganira na bagenzi be akumva iwabo babakorera ibi, akabona iwabo barabasura ku ishuri, barabavugisha n'iyo bataje, rimwe na rimwe babazana ku ishuri. Yibaza kuki njyewe bitabaho, akibaza niba ni wa mubyeyi niwe kuko umubyara. Uyu mwana ashobora kugira ibibazo by'agahinda gakabije, nk'imwe mu ndwara zo mu mutwe zo ku rwego rworoheje birumvikana. Icya gatatu gishobora kumugora, ntabwo uyu mwana ashobora kugira icyizere gihagije. Ni umuntu nyine wamenyereye kwicira inzira, ariko inzira yicira nyine ni iz'abana. Nta muntu wamweretse ibintu byemewe, ibishimwa. Akora ibimujemo, bimwe bikamukunda ibindi bikunde. Iyo ageze ahandi rero abana baganirijwe n'iwabo, ababyeyi bababwiye icyo babashakaho, uburyo bagomba kubigeraho, ibyo bazabafasha, uburyo bwose, ingamba, ibyo ntabwo aba abizi. Harahagera rero ugasanga nta cyizere yigira, kuko hari ibyo ageramo urujijo nyine, bikamuyobera, bikamushobera, bikamurenga, ntafite n'uwo kubibaza. Muri make rero ubu ni bwo buryo bune butandukanye twakuganiriye. Ndagira ngo
aka kanya utekereze wowe niba uri umubyeyi udukurikiye, uko urera umwana wawe umurera mu buhe buryo? Ese umurera nk'umubyeyi w'igitsire, nk'umubyeyi w'igitsure, nk'umubyeyi ntacyo bitwaye umwemerera byose, nk'umubyeyi katabirora umutererana? Ese utekereza ko ubwo buryo umureramo buzatuma agera ku ntego umufiteho? Urashaka ko azaba iki? Umwanzuro rero ni uwa buri wese, niwe wawifatira, ariko mbere y'uko tugana ku musozo, kugira ngo nawe ugende usesengure uzanaduha ubuhamya, hari abantu uzi, urebe n'abantu batandukanye, iyo abantu bakuru babona ukabona uko bitwara, burya bifitanye isano n'uko bagiye barerwa ari batoya, ari naho kamere yabo iba yariyubakiye, aho bigorana no kuyihindura bamaze gukura. Abashakashatsi mu by'imirerere bagiye bagaruka kuri iki kintu cy'uburyo bwo kurera, ariko abenshi bagiye bemeza ko buriya buryo bwa kabiri, uburyo bwo kurera umwana mu buryo bw'igitsure ariko kirimo n'urukundo, ari uburyo bufasha abana benshi, kandi hagiye hakorwa inyigo zitandukanye zireba abantu bagiye bagera ku bintu bihambaye, intwari, abaherwe, abayobozi bakomeye b'icyitegererezo, bagiye barerwa nibura mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buryo bw'igitsure, aho umwana ahabwa amategeko n'amabwiriza ariko agasobanurirwa, agahabwa umurongo, akishimirwa, akaganirizwa, kandi akitabwaho mu rwego rw'amarangamutima. Gusa dusoza twakwibutsa ko burya ubu buryo bwose uko ari bune, nk'uko twabivugaga, buri mubyeyi ashobora kwisanga yabaye umubyeyi w'igitsire, umubyeyi w'igitsure ntacyo bitwaye na katabirora. Uti gute? Bishobora guterwa n'umwana arera, uko ameze, icyo akeneye, bishobora guterwa n'ibiharimo. Binavuga yuko buri buryo bwose, nubwo yenda twagiye tubona ibyiza n'ibibi, bushobora kuba bwakenerwa cyane cyangwa se bwafasha gutanga igisubizo gikenewe. Icyakora hari ubwo kwibandaho, nk'uko twabivuze, uburyo bwiza kurusha ubundi ni uburyo bwo kurera umwana mu gitsure kirimo n'urukundo, no kumuha ibyo akeneye, no kumutega amatwi, no kumusobanurira. Icyakora hari aho biba ngombwa ko umwana ushobora kumushyiraho igitsire, ukamwereka amategeko kugira ngo umushyire mu murongo. Hari aho ushobora nanone nyine kumuganiriza, hari aho bishobora kuba ngombwa yuko umuha uburenganzira bitewe n'ikigero, bitewe n'impamvu, ariko hari naho ushobora no kugenda umurekurira uburenganzira n'ububasha kugira ngo urebe niba ashobora koko gufata inshingano. Muri make, ubwo buryo uko ari bune bwose burakoreshwa n'ababyeyi batandukanye, hari abibanda kuri bumwe, hari ababukoresha bwose, ariko uburuta ubundi muri bwose ni buriya bwa kabiri bwo kurera umwana mu buryo bw'igitsure, ariko ntitwavuga ko ubundi bwo budashobora kuba bwagira umumaro bitewe n'umwana ndetse n'ibihe murimo. Murakoze gukurikira kino kiganiro, mukande subscribe, niba ari ubwa mbere mukande share, musangize abandi, kandi muzatwandikire muduhe ubuhamya, biradushimisha bikatwubaka iyo mutubwiye ko ikiganiro twabagejeho cyabafashije. Twifuza ko muzajya muduha ubuhamya bw'impinduka ibiganiro byagiye bibagezaho. Murakoze, mugire amahoro. Murakaza neza muri Sound Mind Company Limited, aho dushobora kukwigisha indimi mu gihe gitoya ukahavura intyoza mu kuvuga ndetse no mu kwandika, aho tubigisha Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikinyarwanda, kandi tukaba dushobora no kukwigishiriza ku mirongo y'itumanaho, aho dushobora no kukwigishiriza online ibyo mukunze kwita ku mbuga nkoranyambaga. Kandi ikindi nk'uko twabibabwiye, tukaba tubafitiye ibitabo bisobanuye muri izo ndimi zose, aho dufite igitabo cy'Icyongereza gisobanuye mu Kinyarwanda, igitabo cy'Igifaransa gisobanuye mu Kinyarwanda, igitabo cy'Igiswahili gisobanuye mu Kinyarwanda, ibitabo by'abana b'incuke ndetse n'ibitabo mfashanyigisho. Dukora ihinduranyandiko n'ubusemuzi, harimo impamyabumenyi, indangamanota, amasezerano, ibitabo n'ibiganiro, byose tukabihindura mu rurimi wifuza. Dukosora ibitabo tukanabimurika, tugukosorera igitabo tukagishyira ku rwego mpuzamahanga. Dutanga inama za kinyamwuga ku burezi bufite ireme n'imirerere myiza y'abana. Murakaza neza muri Sound Mind Company Limited, aho dukorera Kigali Kimironko. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara 0788 7692 0788 7692 Murakaza neza muri Isanga.